Yes, nogenda gusuhuje wakoze subscribe hano kuri Furaha TV. Nawe rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, niba ari ubwa mbere urebye amakuru yo kuri iyi channel yitwa Furaha TV, ukwiye kubanza ugakora subscribe kuko ni hano hatangirwa amakuru yizewe bwa mbere, amakuru utasanga ahandi. Yandikishe muri abo bantu barenga 100 rero batugira icyizere kubw'amakuru adasanzwe, amakuru mashya, breaking news dutanga utaba wasanga ku yindi ku kindi kinyamakuru cyari cyo cyose. Kora subscribe rero tumanuke ni inkuru nziza cyane, inkuru ku mukobwa wacu Ishimwe Vestina uheruka gusezerana imbere y'amategeko n'umugabo w'umukire cyane witwa Odrago Idrissa Kabisa. Ni inkuru rero y'imano idasanzwe, imana ihenze cyane y'imodoka ya BMW 7 Series umwaka wa 2023 kabisa. Nibwo iyi modoka nyine yasohotse, iyi gift sheri wa Vestina Idrissa yamuhaye kabisa. Ni inkuru rero tugiye kuba tukugezaho. Niba rero wamaze gukora subscribe, utega amatwi neza wumva uburyo uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina kabisa yaguye ahashashe, nibyo bita kugwa ahashashe kabisa. Uyu mugabo rero Idrissa iyi gift yayimuhaye nyine ko umunsi w'ejo kabisa ku masaha ya nimugoroba mu kirori cyari cyateguwe, ariko cyari prive ku bantu ba hafi b'umuryango wa Vestina ndetse n'umuryango w'uyu nguyu Idrissa kabisa. Reka rero mbanze nkubwire ko ngiye ugiye kukugezaho iyi nkuru ndi Gladiator kabisa bariko uza akunyita. Muti bimeze bite rero? Ni nyuma yaho 15 itariki za 10 kuri 15 aribwo hamenyekanye amakuru nyine ko uyu mukobwa wacu usanzwe urimbana na mukuru we mu itsinda nyine bita Vestina and Dorcas, aribwo yagiye mu murenge nyine agasezerana n'uyu mugabo w'umunya Burkina Faso. Ibyo byaratunguranye, ntago twongera kubigarukaho cyane kuri ubu ngubu, ngira ngo na video kwa MI Irene mwarayibonye, yarayisohoye uyu manager wabo Murinda Habirene. Ubu rero icyo tuje kuvugaho ni impano idasanzwe, ni byaraye bibaye mu ijoro ryashize. Imodoka idasanzwe, impano idasanzwe, gutungurana bidasanzwe kuri Vestina nyine kwakira imodoka. Tugiye kureba agaciro kayo, tukareba amafaranga ihagaze, dore ko ari imodoka ihenze mu by'ukuri. Iyi modoka rero ni yitwa BMW 7 Series nk'uko maze kubikubwira. Agaciro k'iyi modoka rero yahawe Vestina, ariko mbere yuko nkubwira agaciro k'iyi modoka ndagira ngo manze nakumenyeshe ko atari yo yonyine yahawe, yazanye n'izindi mpano nyinshi ndetse yaherekejwe n'akareta cyangwa se akabaruwa k'urukundo karimo amagambo y'urukundo kuri uyu mukunzi we Vestina kabisa. Yamuteye imitoma, nayo ndaza kukubwira, imitoma iryoshye cyane, imitoma y'urukundo kabisa, yumvikanisha ko uyu mugabo Odrago Idrissa kabisa akunda umugeni wacu twamuhaye cyangwa se umukobwa waje Ishimwe Vestina. Imitoma rero nayo ndaza kuba nyikubwira, gusa mbere yuko nkubwira ibyo bindi byaherekejwe n'imodoka cyangwa se izindi mpano zaherekejwe n'iyi BMW ndetse nkakubwira nayo magambo meza y'urukundo Idrissa yabwiye umukunzi we Vestina, ndagira ngo mbanze nkubwire agaciro k'imodoka kuko niyo mpano nkuru nyine yahawe Vestina, niyo mpano nini muzo yamuhaye, niyo tugiye kwibandaho. Rero tubanze turebe agaciro kayo kabisa, dore ko uyu mugabo byamaze kumenyekana ko ari umukire, ari umugabo ufite amafaranga, afite amakampani menshi mu cyegeranyo twabakoreye, ngira ngo mwarabibonye. Afite amakampani za station, afite kampani z'ubwubatsi, afite kampani za transport, byinshi cyane. Rero uyu mugabo ni umukire. Niba ushaka kureba byinshi ku butunzi bw'uyu mugabo, usubire mu mavideo twakoze, uraza kubona icyegeranyo twamukozeho tukubwira uyu mugabo Idrissa Odrago ni muntu ki kabisa. Iyi modoka rero BMW 7 Series twikojeje ku rubuga rwa Google kugira ngo tube twabasha kumenya neza igiciro cyayo, kiri official kizewe. Baje kuba rero batwereka ko iyi modoka inshyashya kabisa igura agera ku bihumbi 36,350 y'amadolari y'abanyamerika kabisa. Twaje rero kuba dukenera kuyahindura mu mafaranga yacu nyine
kugira ngo tumenye neza igiciro nyakuri iki modoka kabisa. Nk'uko mubibona rero ni amafaranga menshi agera arenga muri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda kuri gift imwe gusa. Ngira ngo murabyumva ko uyu mukobwa wacu nyine Vestina yaguye ahashashe mu by'ukuri guhabwa gift nk'iyi ngiyi. Abagendaga bamugaya, ndizera ko muri kubona ko uyu mwana atibeshya, ahubwo ari umwana uzi ubwenge cyane, kuba ataritesheje cyangwa se ngo atume uyu mugabo Idrissa Odrago amuca mu myanya y'intoki, kuko kuri ubu ngubu biragoye kuba wabona umuntu uguha gift nk'iyi, kuba wabona umusore muri Kigali waguha gift igera kuri miliyoni 50. Andi makuru rero muri gift yamuhaye zindi harimo iPhone 16 kabisa, iPhone 16 iheruka gusohoka. Iyi ngiyi rero igura arenga muri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu ngubu nayo ikaba iri muri gift zahawe uyu nguyu umukobwa wacu Ishimwe Vestine kabisa. Mu bindi harimo amakanzu meza ahenze, harimo amashakoshi za Louis Vuitton amwe usanga agera nko mu bihumbi 500 kabisa. Izo zose ni gift uyu umusore Odrago yahaye umukunzi we Ishimwe Vestina kabisa. Mu kabaruwa rero yaherekeresheje izo mpano yatangiye amutera imitoma, yanditse mu rurimi rwabo rw'igifaransa, mu rurimi rwabo rw'igifaransa, ariko twaje kuba tubitranslatinga nyine tubihindura mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda kugira ngo nawe uze kubasha kuba ubisobanukirwa neza cyane. Hari akajambo yatangije mu rundi rurimi bakunda gukoresha mu gihugu cya Burkina Faso, ngo Miaidi Vestina, ni akajambo kasobanura nyine ati ndagukunda Vestina. Ururimi rwabo muzo bakoresha hariya rwitwa fura. Dukomeze rero tukubwira n'andi magambo y'imitoma uyu Idrissa yateye umukunzi we kabisa. Yatangiye avuga ati nshobora kuvuga amagambo ibihumbi byinshi, nkagutaka, nkavuga uburyo ngukunda, nkavuga uburyo nakwihebeye, ariko nimamo ntago byaba bihagije n'ukuri. Akomeza kandi agira ati ni wowe mpamvu ituma mbyuka nseka buri gitondo, ntabwo ubyumva mu ntekerezo iteka uzihoramo, ni wowe nzozi ndota, kandi ni wowe kintu cyiza kimbaho ngahora ngitekereza buri segonda. Ngayo nguko rero amwe mu magambo y'urukundo, amagambo aryoshye, amagambo asize umunyu Idrissa yabwiraga uyu mukunzi we Ishimwe Vestina nyuma yo kumuhundagazaho izi mpano zose zihenze cyane kabisa. Kora subscribe rero, nongere nkwibutse ni hano kuri Furaha TV, amakuru yose uzajya uyakura, dukomeza kugukurikirana amakuru yibikomeza kuba kuri kapo, kuri couple, niko kazi kacu gushaka amakuru kuyakugezaho. Reka ngushimire kurikiranya video kugera ku musozo. Mani kurinda, Hasta la vista.